Ndagushuje nshuti wowe ufunguye iyi video, wowe uri kudukurikira kuri Fan TV 2050, wowe udukurikiye uri mu Rwanda, wowe udukurikiye uri mu mahanga, wowe udukurikiye uri mu Burayi cyangwa se uri muri Amerika. Ndagushuje cyane we udukurikiye uri muri Afrika, uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, uri mu Burundi, upfa gusa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nkuko mubibona kuri kamera za Fan TV, turi ahantu twasuye umuntu ufite ubuzima bubabaje. Turi ahantu ni mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gisozi, mu kagari ka Ruhango, mu mudugudu wa Kagara, mu kagari ka Musezero. Mu kagari ka Musezero, yego. Aho twasuye umubyeyi ufite ubuzima bubabaje cyane, ubuzima buteye agahinda. Ahantu yatubwiye ibintu byinshi bitandukanye ku buzima bwe yabayeho ndetse akiri umwana na bugingo n'ubu. Inshuti yanjye, hari ubuzima abantu tubamo ugasanga ngiwe uko nshobora kuba mbayeho hari uburyo numva nyine nkumva n'ubuzima bwambereye bwiza cyangwa bwambereye bubi, ariko hariho n'undi ugira ubuzima ugasanga n'umwihariko. Uwo mubyeyi arabibwira, muri kumubona kuri kamera zacu, ababwira ubuzima yahuye nabwo kugeza n'ubu, ahantu ubu ngubu afite utwana 3 ariko isi ubabyara yaramutaye. Ni ibintu ushobora kumva nawe bikakurenga. Arakubwira uburyo we ubwe atazi n'umuryango wiwe. Muri make ni ibintu biba biteye agahinda. Mukashyaka Olive. Ugerageze gushyira akajwi hejuru byaba byiza. Mukashyaka Olive. Yego. Ubuzima mbarimo nanjye burankatse. Burababaje. N'ubu ngubu inzira ariko ari umuntu umpamagaye ngo nimukurire, naba ntamukuriye nkafata agataro nkazunguza. Iyo njunguje rero nta mafaranga akiboneka muri iyi minsi, abazunguzayi babaye benshi. Ubwo nkaza nagira n'ibyo nakora n'icyo 1,000 angahe, nkamenya kujerera abana, nkamenya ko icyo gihumbi tugomba kukiguramo ubugari, tuguramo no ku mufungo y'ibijumba, abana bakarya kugira ngo abana bamuke ejo nyine mbone buke kabiri. Nagira amajwi nabona nk'umuntu umpamagaye nkamufurira. Ubuzima mbayemo burakakaye, usibye Imana yo mu ijuru yonyine yo kundengera. Mbona mbwira Imana ntandengere. Urebye ubuzima nakuriyemo kugeza n'ubwo ndimo mba numva bukakaye. Yego. None se Oliva, ubundi mu rugo wavukaga hehe? Njyewe rero ibyanjye ni birebire. Njyewe ubundi nabuze ababyeyi banjye mu gihe cy'intambara. Muri Genocide. Barangije hagira umujyaneza arantoragura, arandera, mbasha kwiga primaire, segonderi yose nabashije kuyiga kuko naho ubuzima bwanjye kubona imyenda y'ishuri, ibikoresho, ngeze ngo ndaba umwana w'inkumi, nizira i Kigali, tugakereka nze nkorera amafaranga ndebe ko nanjye nakwisungana ubuzima bukaba bwiza. Ubwo ngubwo nanje mpura n'umugabo nyine arambwira ngo dushakane. Nabonaga amaze kuba inkumi, avuga ati n'ubundi nta bindi herezo, kandi nishakira umugabo wenda n'imibabaro nahuye nayo azawukwibagiza. Nanje nawe ndamushaka, tubyarana umwana wa mbere w'umuhungu. Turaguma turabana ariko ntabwo twabanaga neza, nyine ubona ko ari hatari. Avuga ati ariko umuntu ntazashyira akiri cyangwa se acururuka. Ndangije ubwo turangije tubyira gutya Imana ngenda n'abana 2 b'impanga. Maze kubyara abana. Mufite abana 2 b'impanga? Abangaba ni impanga. Yego. Nakimara kubona ko mbyaye impanga, ahita ambwira ati njyewe ariko buriya sinjya mbyara impanga. Ewe. Ahita anyanga. Ahita agenda. Nanjye ubwanjye sinzi yaba yagiye aba bana ari batoya, afite ukwezi n'igice. Uburyo ni abantu bagiye bamfasha, umuntu akamenya ndagenda, umuntu akaba icyo kurya. Paul, ihangane rwose. Nyine mbona abana nyine bigiye hejuru, mbashije bashaka kuzunguza. N'ubu ngubu biracyakaze. Biragaragara. Ubona ibyo kurya byabo, ibyo kunywa byabo, uwo mfite noneho wiga we. Kwiga ni ikibazo. N'ubu ngubu kuba yagera mu ishuri. Ntumbaze biroteye.
sinjya menya birote, sinjya menya uwo yabaye, sinjya menya nimba umuswa cyangwa iki, mbona bamwimura nkabona baramusibije kubera yuko sima natanze amafaranga y'ishuri. Muragira amahirwe nkabona umuntu umwera amakayi akajya ku ishuri umugura imyenda y'ishuri. Nuko nyine ubuzima twibereye ubu nk'aba ngaba nabo birirwa bavuga ngo bashaka kujya ku ishuri cyabo bafite imyaka ine n'igice bari hafi kuzuza 5, ariko ubu noneho ndenda gusara sinzi noneho nimba nabona n'ikintu cyabangereza mu ishuri nabo bagere mu ishuri wenda bajya birirwa babiruka ariko birirwa nabo bagiye mu ishuri. None se Oliva, mu gihe umaze umugabo wawe nta nubwo ujya umenya nta n'agace na kano ushobora kumva ukavuga uti wenda hari ahantu yaba aherereye mu gihugu cya Uganda cyangwa se wenda mu Burundi, nta hantu hamwe uzi yaba aherereye? bavuga ko yagiye igihugu ahubwo yagiye munsi y'inyankibuka ariko abantu bambwira ngo yagiye mu gihugu cyo hanze niko ntibuka mu gihugu yagiye. Yego. None se Oliva, kubaho kurya ni gute? Murya mute mu bana 3 wenyine no kuzunguza bidashoboka? Uburya gute? Mubayeho umuti? Ukuntu tubayeho hari ukuntu wenda no gufurira umuntu harimo abantu bagira umutima w'impuhwe namutakambira ati rero bimeze gutya nimba amaye icyo gihumbi cyo kumufura cyangwa icy'atanu nkamubwira ati se wambara ukabona akabunga ariko mama yo gushaka cyangwa icyo kubaho n'ubugenze n'ubugenge ni kwa kundi nyiri imana igenda ica inzira duke ukabona uramutse ukabona abayeho yagira amahirwe n'ayo magana angahe nkamenya ko ngomba kubika amafaranga y'inzu y'abandi. Inzu yishyura angahe? Iyi nzu yishyura 12. 12? Niyo yishyura ubu ngubu? Niyo nyishyura ariko nabwo yagiye abura nyir'inzu nawe yagiye abura kubera niyo mbonye n'ibihumbi 5 ukwezi gushize ndayamuha nabwo yagiye anabura n'amezi 2 agashira ntarishyura nabwo yabuze n'asora akajyana nyine nta kundi kuntu yansora se usibye imana yo mu ijuru imukorera kuko hari ubundi utagira umuntu yanasora. Yego. Kuko agiye n'amezi 2 kandi kuko ababibona sima nanze kumwishyura kuko yego. None se umugabo wawe mwapfuye iki? Nta kintu mwigize mupfa wenda ngo uvuge ati wenda kugira ngo agende hari ikintu twapfuye wenda nta kintu mwigize mupfa? Umva wenda ukuntu abantu bavuga ngo bapfuye umugabo wa inagiye ubana n'umuntu ukabona sinzi ukabona hari ibintu asigaye aguhisha ukabona ari no mu bandi bagore ukabyihanganira ukicecekera ukamumiriza. Umuntu ni mugari. Yego birumvikana. Umuntu ni mugari ushobora kubana n'umuntu uzi ukuntu birumvikana. hari icyishe yaguhisha mu mutima. Inshuti yanjye ushobora kubibona gutya uburyo umuntu agera ku rwego rwo kurira ari ikintu gikomeye. Njyewe numva hari abantu benshi Imana yagiye igirira neza mu buryo butandukanye ugasanga ibafashije kubona umugisha n'amahirwe yo kuba bakwivana mu buzima abayeho ukakaye, sibyo? Nkurikije uko nabonye ni ubuzima bugoye bwo kubaho ufite abana 3 noneho b'impanga, sibyo? Bose kandi bakeneye kurya noneho bigoye kugira ngo ubone icyo kurya nabyo ni ikibazo. Ntabwo nahuze nibaza none se Oliva ubuzima bwo kutabona udafite ababyeyi utanabazi bwo kubaho wayeho gutya ujya utekereza byibura ko ushobora kubona ababyeyi bawe umuryango wawe? Ntabwo mbizi Imana yo mu ijuru wenda azabamo ntabwo mbizi ko se ababyeyi bo nabo uba wumva nta cyizere ufite wari ukiri umwana nibwo mwatandukanye? Ni ukuvuga ngo ubu haciye imyaka 26 utabazi utarababona aho wari wabaga cyangwa se aho wakuriye n'abagutoraguye? Yego. Aha. Mu gihe muri Kigali bimazemo igihe kingana iki? Kigali bimazemo igihe kingana iki kuva wava aho kuba abantu bagutoraguye? Muri Kigali bamaze imyaka 11. Amaze imyaka 11 muri ubu buzima? Bana bakunze ba Fan TV murabyumva ko ni ubuzima bugoye kandi bukakaye umuntu adashobora kwiyumvisha akanya ngo yumve ko umuntu ashobora kubamo, ariko ndabizi neza ko namwe hari uburyo mureba n'ukuri ngewe nahageze birandenga. None se Oliva
ndashaka nahoze nibaza ikibazo, ndibaza nise wowe iyo ugerageje kuvuga, wenda tuvuga urugero nko guhamagara umugabo wawe, nta nimero ugira, nta nimero ze ngira, umva ntazo ngira, nta n'umuntu nanazaka. none se umuryango we nta muryango we wari uzi, abavandimwe bese ntabwo wari uzi? Abavandimwe twe tuziranye n'ahanga i Kigali, ariko umuryango we nari ntarahagera, ariko ni ukuvuga ngo niyo mbashije no kubona imiryango ye nkayibaza, ubona ko bose bashaka kunyura amakuru, nanjye nkabihorera, kavuga ati kuba narakuze nkabaho n'abana banjye basaba, ukabihorera kuko nta kintu ushaka wenda mu gihe kino gihe cya korona, agiye wabwiraga umuntu tubimeze gutya mu miryango ye, ukabona ko nta kintu ashaka kukubwira, nawe ukamwihorera, ugahita umwihorera, akabwira Imana yo mu ijuru gusa, ni wowe ukundira, ukamureka nyine. bivuga ngo muri kino gihe cyose umaze ntago iyo miryango wigize ubasha kuyivugisha ngo mubonane? Nta kintu bamarira rwose. Nta kintu bakumarira? Wagiye ubigerageza kenshi? Nagiye mbigerageza, bashaka no kubavugisha, ukabona ko badashaka no kubavugisha, bakanyihorera, kandi nkabihimisha kubihorera. Aha, inshuti zayo za Fan TV, nk'uko nagomeje kubibabwira, uyu Oliva muri make yaburanye n'umuryango we avukamo, ababyeyi ntabazi, naho ubwe muri make bari mu gihirahiro cyo kubashaka. Nicyo kintu kibabaje cyane, giteye n'agahinda. Burya hari n'igihe umuntu abyara akabona abantu bamuhemba, bagahembwa n'umuryango wiwe, ariko Oliva n'umuryango we no kumuhemba ntago abazi, ntigize babona. Yemwe n'umuryango w'umugabo nawo ntabazi. Urumva ko n'abagerageje kumenya ngo ntago babasha kumuha amakuru y'aho umugabo we aherereye. Bavandimwe rero, mwumva ko ntabwo biba byoroshye, ndabizi neza ko mwe mudukurikiye hari uburyo mwumva ibintu. Njyewe nabanje kugira ngo hari igihe ugera nk'ahantu ukavuga uti se Mana, ibi bintu birashoboka, ariko ni ubuzima abantu tubayeho, bwa buri munsi. Ari nayo mpamvu twasuye umubyeyi ngo twumve ubuzima bwiwe, twumve imibereho abayeho. Ariko muri make ndakubwiye ngo iyi mibereho y'uyu muntu ni ukuri iragoye, imibereho yo guhangayika, yo gufurira abantu, ni imibereho yo kuzunguza agataro, nako muzi ko mu Rwanda ahangaha bitoroshye, ni imibereho y'inzu abayemo, icyumba n'ishamburete, ni imibereho yo ahantu abana, ntabwo sinzi uko nabivuga. Gusa nahoze mvuga nti ndumva ndibuze kumubaza niba ajya yumva atekereza, afite ibyiringiro by'uko ashobora kubona umuryango. Ujya utekereza ukumva hari uburyo wenda hari igihe wazabona umuryango wawe mu gihe gishize kingana n'imyaka 26, utazi mama wawe, utazi papa wawe, utazi nyogokuru, utazi abavandimwe, dore ko nambwiye ko muvukana n'impanga. Iyo mpanga muvukana, ujya wumva hari igihe wazagira umugisha ukayibona? Sibyo kubyizera, akavuga ati wenda nagiye cyashira, umuntu apfa kwizera. Sibyo, akavuga ati si ubu nkizera ufite Imana, ubu se wari wohorera guvugisha ikivu, nzabona nanjye impanga yanjye nk'uko nanjye ndari impanga zanjye. Ni ukuvuga wapfutse uri impanga, ubyara n'impanga. Ese umugabo wawe mwatandukanye ryari? Twatandukanye abana 2016. Mwatandukanye 2016? Kandi abana bavutse nibwo bavutse. Kuva yagenda ubwo bavutse bakivuka yahise agenda bafite ukwezi n'igice. Ni ukuvuga ngo yabagusiganya ari uduhinja, ahita yigendera. We avuka hehe? Avuka mu Ruhango. Ntabwo byoroshye. Ubwo se mu icyo gihe umubyeyi burya wakeneye igikoma, abakeneye agasukari, wabayeho ute? Ndashaka gutubwire wari ubayeho ute? ubuzima bukakaye, umuntu wese ugira impuhwe yambona akamufasha, umuntu wese ntajya no gusenga wenda umuntu aramufasha. Gerageza wongere akajwe. Habayeho mu buzima bukakaye gusa, bukakaye ariko. Yego. Wenda niwe na mbere uwabonaga yaramfashaga, ariko ubu ngubu nta muntu ukimfasha. Arambwira ngo ninjye gukora, kandi nabuze icyo nkora.
nazunguze nabwo bikanga. Ni ukuvuga ngo gusigana izo mpanga byo ntabwo byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Barakuze. Bagize imyaka ngaho? Imyaka 4 n'igice. Bagize imyaka 4 n'igice. Muri make bateneye gutangira ishuri bakomye no kuba baratangiye. Nabuze gushoboza ntabwo nabona gushoboza nabo biri bavuga ngo bashaka kwiga babona umusaza wabo avuye ku ishuri afite igikapu baheka igikapu cye bagiye ku ishuri nabikiza ati yego nanjye mfite ubushobozi nabajyana ku ishuri. Umusaza wabo agize imyaka ngahe we? Agize imyaka 10. Ubwo ni ukuvuga ngo umusaza wabo afite imyaka 10 bo bafite imyaka 4. Imyaka 4. Mu bana bose hano muri iyi nzu ya Chambrette. Abantu bose tubana hano nyine tukisesa kandi nk'ubu kugira ngo twinjize ibintu turabanza twinjiza ibintu twamara kwinjiza ibintu tukabihindukiza tubona uko dusasa no twese twakwira tukabihindukiza tukahita dushyira hano ku rugi. ubwo nabwo mu gitondo hageze ku ikintu gikubita gusohoka ntabwo biba byoroshye kubanza nabwo tugasasura tukazinga hanyuma tukongera tukavana bya bintu biba biri ku rugi tukongera tukabyegeka twabona gusohoka mukabyegeka ku ruhande mukabona gusohoka. Ni ukuvuga ngo mwese musa nkaho mwegetse ibintu ku rugi kugira ngo mubone uko muza gusasa hano hantu habakwirwe. Aha se ko ndeba hasi nk'ari ikinogo muhasasa gute? Turiyegeranya nyine turiyeranje aha ngaha habyo dushyira ibintu. Hano hasa niho mushyira ibintu. Yalla birumvikana. Inshuti bakunzi ba Fan TV ntago nzi uko nababwira ntago nzi uko nabivuga. Hari igihe umuntu avuga ikintu cyangwa abona ikintu akabura uburyo akivugamo cyangwa se akabura uburyo yagisobanuramo. Uyu mubyeyi rwose akeneye kurengerwa n'Imana, akeneye amasengesho yanyu. Inshuti bakunzi ba Fan TV abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari muri Aziya, ndabizi neza ko mudukurikiye 5 kuri 5 rwose. Ndabizi neza ko ahantu muri mudukurikiye kandi mujya muduha ibitekerezo ndetse mujya mudufasha mukatwereka ko mudukurikiye, mujya mutuba hafi kenshi cyane. Ni ukuri hari ikintu mushobora gufasha uyu mubyeyi byaba se no kumusengera nacyo n'ubufasha ubujyanama se nta kintu twakwishoboza tutari kumwe namwe. Murabona ko ni ibintu bikomeye cyane. Nk'uyu mwana urabona arayashonje bose bari bararya abana uri nta kintu bari bazi ko nta kintu dufite hano. Ubu nta kintu mufite hano? Nta kintu dufite. Uko mu gitondo nta kintu barashyira mu nda? Nta kintu barashyira mu nda. Cyangwa bikunda barashonje. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Ubu utegereje nk'ubuse mu gitondo ko naguhamagaye wari ufite ihe gahunda cyane bimeze bite? Hari umuntu nyine wamuhamagaye ngo nza kuza kumufurira ariko kimara kumpamagara nahise mubwira ngo ndaba ndetse ngo ndaba njyayo kuko nari nkurengereye. Yego. Ndajyayo nyine mu masaa 4 cyangwa saa 5 kugira ngo mbone nyine kuba mu kurangaza ngaho. None se uri ubuzima ubona ko bukaze ku munsi urya kangahe? Mbega murya mute iyo utagiye nko gushakisha? Yewe se mba barabimenyereye kugera ku munsi iyo dufite igikoma bagateka igikoma mu masaa 4 barangiza nkijijisha abatekera ibyo kurya mu masaa 9 cyangwa saa 10 bakazongera ejo ku buryo saa 10 n'ebyiri mpita mbashyira mu buriri bakaryama. Ukabaryamisha batariye? Inshuti zanjye rero ntabwo byoroshye gusa Imana yonyine niyo mugenga wa byose. Oliva ndabizi neza ko icyizero gifite cy'ejo hazaza. Uracyari mutoya. Ufite imyaka ngaho? Ufite 30. Ni ukuvuga ngo wavutse muri 89. Nawe ntabwo ubizi neza. Warakana ariko bitewe n'ukuntu nagiye nkora n'ahantu narerewe bakareba abana tungana bagenda bagereranya 30. Urumva ko wari ugeze ahantu heza
ho kugira ngo wishimire umuryango wawe wawe n'abana bawe. None se Oliva, ujya wumva uvuga uti wenda umugabo agarutse twabana, cyangwa se umugabo wawe nawe nta cyizere uba wumva ufite, nyine wamaze kwiyakira? mugirira rwose nanjye kwiyakira ngewe mu kintu kimbesherezaho abana, Imana ikampa iterambere rwose iby'abagabo bakarorera abana babarihira amashuri. Ikikuraje ishinga wowe gusa ushaka kwirira abana bakiga muri make bagatera imbere, yego, byibura nabo ntibazamere nkanjye, ntibazabure no gusoma nk'ibyo nahuye. Nshuti bakunzi ba Fan TV, sinzi umuntu burya mu Rwanda ndavuze ngo ujya kuvuga abatarayagira ikintu abona. Ni ukuri ibintu nanjye niboneye, namwe mwiboneye n'amaso yanyu. Ndagerageza mbereke wenda nze kubaha ishusho y'aha hantu turi, mubone ukuntu hameze. Ntabwo wabyumva, ni ahantu hateye hababaje, kugira ngo umuntu habe ntabwo byoroshye. Urumva no kuryama ko bimugora, gusa ndagerageza kubaha ishusho y'iyi nzu, namwe muraje muyibone murebe ukuntu imeze. Ni inzu utabasha kubamo n'abana batatu, ni ubuzima utabasha kubamo n'abana batatu, ni ubuzima mbega bubabaje. Ndabizi neza ko Imana ari yo yonyine mugenga, ari niyo mpamvu ndabwiye Oliva nti byanga bikunda yizera Imana. Inshuti bakunzi ba Fan TV, murabibona inzu niyo, inzu nuko iteye, murabona uburyo inganamo. Ni inzu nto cyane ishoboka, ku buryo ibintu byose, udusafuriya, amasahani byose, abana nabyo byose ari kumwe nabyo. Muri make ntabwo wabyumva. Ni inzu nto cyane ishoboka mu buryo bwose bushoboka. Ni iki wumva nk'uwagufasha yagufasha? Ni ukubona ababyeyi cyane se, cyangwa umuryango? Ese uwabasha kugira ikintu yagufasha? Ni iki wumva cya mbere yagufasha akavuga ati wenda Oliva namufasha iki? Cya mbere ngewe ikintu umuntu yamfasha, ikintu wenda naba cya mbere wenda ni ukubanza nkaba nabona nk'icyo nkora, nkabona nk'ikintu nyine nakora nanjye. Ubundi nkabona n'umuntu wandihirira abana, kuba batiga, n'ababyeyi bakaza nyuma, ariko nkabanza kwita ku muryango wanjye, ku bana banjye, kuko mbona abana banjye basonzanye, nanjye mba numva agahinda kanyishe. birumvikana. Cyangwa se nkabona n'ibyo kurya,